Mana yacu data twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, ano masaha y'iki gicamunsi turi imbere yawe, turagushimye kuko watwemereye kuboneka muri uyu mwanya. Ibyo wabanye natwe uhereye mu gitondo kugeza no masaha, uko niko twifuje gukomeza kwibanira nawe, uko kubana nawe ni iby'igiciro, kandi kubana nawe bigira umumaro, bihumuriza umuntu, bitanga ibyiringiro, aratinyuka kuko nta cyabasha kumukura mu kiganza cyawe. Ndasabye rero ubwiza bwawe bw'umucyo bwane natwe, kandi dutsindire umubi imigambi y'umwami yose twiyamamaye. Urasaba kugira ngo kwiyamamaza kwawe umucyo bwane natwe, kandi ibiberaho byose byo kubahisha izina ryawe. Twebwe abasangwa n'abashyitsi, ukuboko kwawe ntikubure kuri twe. Byose Imana yanjye tusabye nshima nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndagira ngo bamugaragaze umunezero kuko uyu munsi w'umunezero ni umunsi w'ibyishimo ku itorero ry'Imana ndetse no ku miryango ya bene data. Niyo mpamvu rero dusaba kugira ngo uyu mwanya tumara aha ngaha umwanya wo kuba banezerewe Imana kandi bishimye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Murakoze cyane, Imana iramugisha. Tunejejwe Imana kuba tubonetse muri uyu mwanya mwiza, tubaramanya mu kazi yacu rimwe kabiri gatatu. Tubahaye ikaze bene data, Imana iramugisha hamwe natwe, turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Murakoze cyane. Reka rero dutangire bitewe n'uko igihe cyacu gisa nkaho cyakuze cyane. Abaririmbyi baza gutoranya amakorasi ari magufi. Reka dusabe korali abacunguwe
gusezeranya. Mana yacu umwanya ugaragaramo kuko tuzi ko ari umwanya wawe, ni umwanya wemera kandi umwanya w'igiciro cyane. Turamusengeye mu izina rya Yesu Kristo ryaguruka nawe ari we, aho umwuka wera akomeze kumubaho cyane kugira ngo ibyo avuga byose bivuge kuri uyu mwuka wera. Dusengeye abageni, dusengeye mwami imirimo yose urukweke kugira ngo umwuka wera igaragaremo, kugira ngo ubushake bugaragare hano hantu. Urakoze ibyiringiro byacu, tangira rero ko nsuzanye nawe byose byabari Imana dushira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. turabasuhuje mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Dushima Imana n'umunsi wa none ubwame data na mushiki wacu bemeye ko uboneka muri iyi nzu yitirirwa izina ry'Imana. Ni impamvu yashimiye Imana n'uwera. Ndatekereza ko abantu benshi babazi, ariko ubu nta handi amaso ari kureba, marareba nshimiye n'uwera. Kandi twari dusanzwe tubazi, ariko nuko hari cyahindutse kuri bo. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi rero bagiye gusohoza isezerano ryo gushyingirwa, ariko mbere y'uko nkomeza umuhango cyangwa n'andi muhango wo gushyingira, nagira ngo ngire icyo nibariza, ndibubaze cyangwa ndibusabe wasabye n'uwasabwe banyemerere, hanyuma bagaruke baze imbere hano ngire icyo babaza. Nasanga igisubizo atari cyo, banza turi bufate umwanya w'ubwitange. Uwasabwe ari hehe? Reka numva ndi bubaze uyu nguyu niba atabizi, niba abizi buriya aratubwira. Nta kibazo ufitanye n'uyu mugabo wagusabye? Ibyo wamusabye byose yarabigutunganya? Aha, mumpere Imana amashyi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Musaza w'umukobwa nabwo wigire hakurya hariya, hakurya hariya, nabwo ngira icyo kwibariza. Mushiki wawe kumugaragara namutanze mwese mukuru. Tuhagaze, reka nsabe umukwe n'umugeni, hanyuma umusaza w'uwera arafata ikiganza cy'iburyo ku mugaragaro rwose, imbere y'Imana, imbere y'itorero, n'imbere y'imiryango, agihereze muramu we ari we mugabo we. Aha, mukomere Imana amashyi. Ariko ubu nibyo mwari mwakoze byari. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma nimusuhuze iteraniro ryose kandi muhindukire neza, muri ba nyakubahwa. Haleluya. Amen. Ndakubwiye umunsi uhindura umuntu. Reka biyicarire buriya rwose, kabiyicarire. Ibi bintu rero nta gupfa kubikora mu kirere. Ababikora mu kirere baba banyuranije n'uko ijambo ry'Imana rivuga. Kuko umuntu wasezeranije abantu ba mbere, Adamu na Eva, ni Imana. Ubu natwe rero turakora umurimo w'Imana. Ubukwe rero icyo Imana ikoze cyose ni icyera. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ko ubukwe ari iki? Ari ubwera. Iyo bitagenze rero nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, nshimiye n'uwera mu ntege amatwi.
n'abandi cyakoze simvuze ko mushyiramo ipampa nabo barumva, ariko nshimiye n'uwera nibo batumye ngiye kuvuga aya magambo, kandi mo ndasukura ibyo ntegekwa n'ijambo ry'Imana. Uwera rero nashimiye nibo bagiye gutuma mvuga aya magambo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Chibi muranyumva neza? N'uwera ndabona uwera yaguwe neza. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana twumve icyo ritubwira. Itangiriro igice ni icya 4, turasoma duhereye ku murongo wa 18 hanyuma tugeze ku murongo wa 24. Umuntu ufite Bibiliya adusome. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye ukabyita. Kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo, aba ari ryo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira, imushyiramo urubavu rumwe, imukuramo urubavu rumwe, ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu. Aravuga ati, uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n'umugore we, akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Yesu ashimwe cyane. Ndavuga ku magambo nk'abiri kugira ngo bihutishe igihe. Ijambo rivugeho ni ku murongo wa 18, irindi jambo rivugeho ni ku murongo wa 24. Umurongo wa 18 haravuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha ugize gute umukwiriye. Aha, nshimiye navuze muri we bitumye ngiye kuvuga aya magambo, kandi ni ngombwa ngo nyavuge, ariko nogenda navuga ngo ari abagabo bari hano cyangwa se abantu muri rusange, nta n'uwe gushyira ipamba mu matwi n'abarabyumva. Muri make ubwo ni ibyacu twese. Bibiliya ijambo ry'Imana ritweretse ko impamvu yatumye umugore abaho mu byaremwe, Imana yabanje kurema umugabo. Ariko imyitegereje niko Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwiye, Imana ibona ko atari byiza ko uwo mugabo aba wenyine. Nicyo cyatumye Imana irema iki umugore. Nicyo ngicyo nuko yari ibonye Adamu bitari byiza ko aguma wenyine. Abandi bajya bagerageza kuvuga bitari ibyo bavuga si byo, kuko atari ijambo ry'Imana ritubwiye. Bavuga ko icyatumye Imana irema umugabo n'umugore ngo kwari ukugira ngo bazabyare, ngo bororoke buzurize. Ndakurahiye niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Oya, ntabwo ariko ritubwiye. Ibyo kubyara ni umugisha uza nyuma y'uko umugore n'umugabo bagira gute babana. Kuko ubwayo none se niko ijambo ry'Imana nanone ritubwira ngo niyo izirinda ibyara, ni nayo iziburinda igira gute ibyara. Ishatse irayiziba, yashaka ikayizibura, ubyara akagira gute umunyarwanda we. Dore ko abanyarwanda bazi kwita
niba n'abarundi ari uko nabo baragenura, niko mu kinyarwanda bavuga, ariko umuhanga we w'umunyarwanda yise umwana we ngo ni Habyariki. Hari aho mwari bwumve umuntu yita umwana we ngo ni Habyarumuntu? Reka da, ni Habyariki. Aha, yageze ikirenge mu ijambo ry'iki ry'Imana. Bari hano muzamure gutya. Niba ushaka kwisubirira iwawe, niba ushaka gusubira, uretse ko bitanashoboka. Ibyo ni ibihamya by'ijambo ry'iki, ni ibihamya by'ijambo ry'Imana rivuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga ababyeyi be akabana n'uwe iki, hagati aho kuvuga ngo kubana akaramata bombi bakaba umubiri umwe verakasi. Bishatse kuvuga ngo ntabwo umugore agomba guhinduranya abagabo batatu. Bishatse no kuvuga ngo umugore nawe umugabo ntagomba guhinduranya abagore, n'umugore ntagomba guhinduranya iki, barajya kubirahira ibyo. Bombi bakaba umubiri cyangwa n'ibiri. Ubwo bibaye ibiri we mu bazungu sinzi niba ari impamo, bibaye impamo baba baragiye ukubiri n'ijambo ry'iki ry'Imana. Bavuga ko iyo ngiyo mu Burayi ko umuntu ashaka mugenzi we hanyuma bagasezerana imyaka runaka. Iyo ngiyo mu Burayi, iyo ngiyo, dore ko harimo n'abazi guhakana Imana, nibwira ko na Antikristo azaturuka iyo ngiyo. Ariko impamvu ya byose ni uko bagiye ukubiri n'ijambo ry'iki. Ariko reka nitegereze ciye ntuwe, kandi ndabona banyitegereje cyane. Ntabwo ari uguhinduranya, si no kwifurizanya gutandukana, ahubwo ijambo ry'Imana riravuga ngo bombi bakaba umubiri umwe. Nuramuka uteye umugongo iwanyu ukagira uwo wifuza ko mubana, bikagera naho muhana nyine mukagubaka, nta mpamvu yo gutekereza. Bishatse no kuvuga ngo n'icyaboneka gishaka kubagira ukubiri, kandi ijambo ry'Imana rivuga ko mugomba kuba umwe, mujye mucyamagana. Muri icya gatanu, kuko umwanzi intego ni ukugira ngo icyo Imana yagize cyiza Satani akigire kibi. Hari intsinzi rero, hari intsinzi ku mugore kugira ngo atazaba atekereza ko akwiriye kuba ukubiri n'umugabo. Kimwe n'umugabo no kuri we nawe hari intsinzi kugira ngo atazaba agatekereza ko yabana n'umugore we iki ukubiri. Mwumva intsinzi. Bagore mukunda abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, nk'uko mugandukira umwami wanyu, nk'uko mugandukira umwami wacu. Kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, niryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Amen. Sinzi niba hari icyo wakuyemo muri ayo magambo. Niba utanashumvise neza ndabivuga. Umugabo ni umutwe. Mo murabyumva? Umugabo ni iki? Ni umutwe. Umva rero, reka nzandabimenye. Abagabo bari hano muzamure ibiganza.
si umusore mu mbaraga, ahubwo ukiyumvamo ko ari umusore nawe azamura ikiganza. Ntawe mwese murumva muri abagabo mwatiye ko mbabaza. Ubundi uko umuntu agizwe mumurabyumva, uko umuntu agizwe aho niyo nyine ubaye umugabo, uri umugabo uzajya uvuga nk'abagabo, utekereze nk'abagabo, uruguha. Ubundi iyo utari umugabo witwa ngo uri umugabo, nyine urwo bagushambagiza kandi kazina. Abagore bo rero bazi kubivuga, bazi uko umugabo ateye. Turajya sinzi niba muri kunyumva, bazi uko umugabo ateye. Iyo adateye nk'abagabo nyine ntatinya kukubwira ngo abagabo bariyo bari. Aba yabonye utari umugabo nyine, kuko hari ibireba iki abagabo. Umugabo rero wumva atari umugabo, bikageza naho umugore yavuga ati abagabo bariyo bari, udasikiye abandi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Noneho uwiyumvamo karunga jini, umva murami, uziyumvemo kurunga. Ntarondoye uzazumbaza iby'abagabo niba utari umugabo cyangwa se niba utabizi, uzazubimbaza kandi nzahera hano mu ijambo ry'Imana. No, ntabwo ibyo ngibyo ari byo bigize umugabo, si byo bimugize hano ibigize umugabo. Kandi agomba kumenya no kuzirikana akabishyira no mu bikorwa. Nuko rero wera afite yanjye, ntuzashake kwambura nshimiye ubugabo bwe. Buriya ngari icyo nashatse kuvuga, uko niko Imana yagize gute yabaremye. Nigeze kera yigira gutya canga nshaka amafaranga, ahantu nabibonye ni i Burundi, ahandi nabibonye ni muri Tanzania, hano aho bita za Karagwe. Iyo umugore ajya guhereza umugabo, agira gutya agapfukama n'amaboko yombi, kuko azi ko ari umugabo we. Hari ahantu twatumikaga tugiye muri Forode hano i Burundi, hafi hano ku mupaka w'u Rwanda w'i Burundi n'u Rwanda na Tanzania. Hari umugabo yarapfuye yitwaga Urakubye Yosefu, yaratuye ku mupaka, yari umuforoderi, nawe niwe wakundaga kutuzanira ibintu, agakunda inzoga agasiga. Iyo yazaga n'ibyondo n'ubutindi bwose, yari umuhungu, imodoka ikamuzana yamugeza aho ngaho, umugore agahita abyuka direkto akagenda agaterura n'ibyondo n'ubutindi bwose, inkweto akazikuramo, imyenda akayimukuramo, agaterura akegeka hariya ku gitanda. Mu gitondo zamuvuyemo mu gikari cye ntawakigeragamo. Ndabyibuka icyo gihe kuko nari nkiri muto, mfite nk'imyaka za 15 n'itandatu. Je barankundaga rero bakagenda mu Habyarimana, kuko icyo gihe Perezida Habyarimana niwe wategekaga, yaragikunzwe cyane rero bakahita gutyo. Nije bashyiraga mu gikari n'amata y'abana twarayasangira. Noneho ubwo rero aho nabiboneraga nasangaga igenda yamambuye n'ibikweto yamambuye yajugunye hariya muri korotoro, ariko yamufataga neza kuko azi ko ari umugabo, mbese yabikoreraga icyo ngicyo
yaramaze kwiyimagina nuko ari umugabo we. Ku murongo wa 25 ho haravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo akunda itorero rye kandi akaryitangira nk'uko Kristo akunda iki. Twinjiye aho ngaho dusanga itorero kugira ngo ribeho nuko Kristo yaryitangiye. Shibi uracyemera? Wacyemeye? Reka turebe we natajya kukubanza. Uwe uracyemera? Bavuze ngo barabyemera mu mpera Imana amashyigo. Hanyuma rero niba babyemera bari bunahaguruke barahira bamirahirire. Burya rero umuntu wese yewe ibintu biha agaciro burya ugiye kurahira imbere y'uwe, imbere y'Imana, imbere y'itorero, imbere y'imiryango. Banzanire mikoro hano hafi, banzanire mikoro hanyuma barahire. Uri bukubwire urasubira muri aya magambo uyabwiriwe, reka banze yavuge muri make utarayasubiramo. We buriya urategera ugutwishimye umuri neza, urabihamisha kumureba. Nashimiye arabihamisha kukubwira akureba shiri ngaho rero. Yewe nshimiye Imana Theoneste sezeranye imbere y'Imana, imbere y'itorero ryayo n'imiryango yacu ko niyemeje gukomeza kubana n'uwera yego akomeze kumbera umugore nanjye mubere umugabo. Nzamukunda muri byose, nzamukuyakuya, nzamugandukira, nzamurenza abandi bagore, haba mu bukire cyangwa mu bukene, ari muzima, arwaye, imbuto no mu busaza, nta kizadutandukanya keretse urupfu cyangwa Kristo agarutse. Ni ukuri ntimwamumbera amashyi. Aha mwongere Imana amashyi rwose. Buriya rero n'uwera nawe niko agiye kubigenza. We nawe n'imiryango yacu ko niyemeje gukomeza kubana n'uyu Nshimiye Theoneste kugira ngo abere umugabo nanjye mubere umugore. Nzamukunda muri byose, nzamukuyakuya, nzamugandukira. Theo murabyumva neza? Sinzamurenza abandi bagabo, murebe shama niwe uri kubwira. Buriya mudakubita akajisho karere niba uri mukubisha. Sinzamurenza abandi bagabo, haba mu bukire cyangwa mu bukene, ari muzima, arwaye, mu buto cyangwa mu busaza. Tuzakomeza kubana, nta kizadutandukanya keretse urupfu cyangwa Kristo agarutse.
cyangwa tuyitangariza. ni ukuri teoya kugira ariko ko ari Imana yabahaye amaboko akaba ari mazima mwayikomera amaboko. Nagira ngo dukurikizeho kwambikana impeta niko ndi kwibona. Ubwo rero urukundo rwanyu ntabwo rugomba kugira aho rutangirira ngo rugire n'aho rurangirira.